nk'imfura. uri muri massage rero cyangwa se igihe wabaga uri kumasa abanyakenya, Mm. nta munyakenya wigeze aza ugiye kumumasa ukabona akuyemo byose, ikariso ashyize hariya cyangwa se niba ari mu cikopo imyenda yose ajugunya hariya? Ibi byabayeho cyane. Tubwire rero ukuntu wabyakiye. Ntabwo se wigeze ubona akimara gukuramo ibintu cyangwa se byose utangiye kumuramburaho ibiganza umukozaho intoki, ntabwo wabonye imyanya y'ibanga itangiye guhindura imimerere yayo? Ntabwo byabura. Akakubwira ati Nsayidi, ntabwo se yigeze yifuza kugusa ati rwose ati mbabarira umfashe gutya na gutya? Nahitaga nigira nk'ikiragi nk'umuntu ariko ngo ibyo avuga. Wumva wenda niba wibuka nk'ijambo umuntu wakubwiye ashaka ko ibirenze massage bihinduka imibonano mpuzabitsina, yakubwiye irihe jambo cyangwa se yavuze mu ruhe rurimi? Niba wibuka ijambo yakubwiye. Aravuga kukubwira ati nakwishimiye nyuma y'aka kazi twatembera. Se abo mwakoranaga ubundi ibisanzwe hari massage twa body to body. Body to body nabonye abantu benshi bayivuga ni uburyo ukora massage akuramo imyenda yose, n'uyikorerwa agakuramo imyenda yose bagatangira gukubanaho ibice by'imibiri. Ese wenda nk'uko nk'iyo umugabo yazaga ukabona akuyemo imyenda yose, hari icyo nakita wenda kurangiza cyangwa se kurangiza se ubizi ni ikinyarwanda? Abana bo ntabyo bazi, ubwo ni ukurangiza akazi. Ese nk'umugabo wakuragamo imyenda uko biri kose abaga afite irari, nawe wazaga aho ngaho ukabona wenda asize yanduje aho mwateguye kumukorera ibintu nk'ibyo? Iyo yahanduzaga tumuhaye ikaze ni Nyampingo. Nyami, tuguhaye ikaze sha. Murakoze. Ibwira abantu bacu. Nyampinga Umutesi. Muri salon de coiffure. Nta nickname mugira? Nayo. Yego. Ukimara kugera muri Kenya, yego, ubwo ukimara kugera muri Kenya se uretse kuba wakora muri salon de coiffure, urumva hari igihe ushobora kugera muri Kenya uvuga ngo ugiye gukora muri salon, ushobora kuva hano ukajya muri Amerika, yego, uzi ngo nugera muri Amerika uzaba umwarimu, wagera ugatangira gukora muri massage cyangwa ukaba umutetsi. Wowe ukimara kugera muri Kenya byagenze gute? Ese wakomeje gukora muri salon cyangwa hari utundi tuntu wajya gukoramo? Nakomeje gukora muri salon kuko nyine urumva ko narimuye muri iyo bisi narimuye no mu salon de coiffure. Nawe ubwo yanshakiye akazi ka salon de coiffure kuko ariko kazi nagiyemo. Nta massage wigeze ukorayo ukigerayo? Uvuga ngo iyo ugeze mu gihugu kitari iwanyu ubuzima bubi bwagufashe akazi kose uragakora. Akazi wakoze nyine katari kajyanye nako wakoze wagiye ugiye gukora n'akahe? Ni massage. Ni massage niyo nakoze kuko ntabwo nari narigeze nakora massage ngo mvuge ngo nkoze massage y'umubiri wose ku muntu. Iyo rero wakiraga abakiriya umukobwa mwiza nkawe bavugaga ati hariya ngo umukobwa ngo umukobwa wa Kagame ni mukiwana wavuga Murembo wa Kagame. Iyo wageragayo rero umukobwa mwiza abana abanyakenya bagushidukiye barabona uteye nk'igisabo nk'uko wabimbwiye, bakabona basaze abagabo. Muri massage byabaga bimeze gute iyo wabaga uri kubamaza? Njye nyine nuko mbikubwiye byose nabifataga nk'akazi. Nyine tuvuga nimba bikoze gutya kumva we mu byiyumviro bwe bimujemo, babaga namubesha ati fata nimero y'akazi nyamagare nyuma y'akazi. Aha ngaha turi mu kazi, nagera mu rugo nkaboroka nkitekera umuceri wanjye cyangwa ubwo bugari nkiryamira nk'imfura. Uri muri massage rero cyangwa se igihe wabaga uri kumasa abanyakenya, nta munyakenya wigeze aza ugiye kumumasa ukabona akuyemo byose, ikariso ashyize hariya cyangwa se niba ari mu cikopo imyenda yose ajugunya hariya? Ibi byabayeho cyane. Tubwire rero ukuntu wabyakiye. Ntabwo se wigeze ubona akimara gukuramo ibintu cyangwa se byose utangiye kumuramburaho ibiganza umukozaho intoki, ntabwo wabonye imyanya y'ibanga itangiye guhindura imimerere yayo? Niyo wayihindura nakubwiye ngo uba ndi mu kazi kandi noneho njye nabaga mfite ishaka nkashaka amafaranga nisubirireyo. Nyine iyo wabonaga icyo kibazo kibaye, wenda nshobora kuba ndi kubivuga bitarabaye, ahubwo mbwira byarabaye cyangwa ntibyabaye? Ntabwo byabura. Akakubwira ati Nsayidi, ntabwo se yigeze yifuza kugusa ati rwose ati mbabarira umfashe gutya na gutya? Nahitaga nigira nk'ikiragi nk'umuntu ariko ngo ibyo avuga. Wumva wenda niba wibuka nk'ijambo umuntu wakubwiye ashaka ko ibirenze massage bihinduka imibonano mpuzabitsina, yakubwiye irihe jambo cyangwa se yavuze mu ruhe rurimi? Niba wibuka ijambo yakubwiye. Aravuga kukubwira ati nakwishimiye nyuma y'aka kazi twatembera. Urumva
nyine nk'uko navugaga ati ntabwo ndi kubyumva, nyine agahita amenya ko ntari kubyumva, iyo yumvise utari kubyumva nyine yumva ko utari kubyumva akakwihorera. Hari ikintu cyitwa body to body massage, yego iyo ntabwo wigeze uyikora? Body to body urayizi? Ni bwa buryo nyine ukuramo imyenda, yego ugiye urumva wavuze ko hari abajyaga kumasa aho kugira ngo akuremo imyenda yose asigarana agakabutura cyangwa se kamucikopa agakuramo byose, ikibuno n'imyanya y'ibanga birumvikana n'igitsina byose bikajya hanze, ubundi ugatangira kumuramburaho ibiganza. Muri urwo rugero nyine amafaranga yabaga atandukanye. Tuvuge nimba ari uy'umubiri wose watangaga nka nk'ibihumbi 2,000, yaba ari icyo gice nyine cy'ubushye cyo haruguru bikaba ari nk'icyatanu. Ese mu by'ukuri wenda nkwibarize nk'iyo umuntu yazaga muri massage, wowe wamumasaga umeze ute? Wabaga wambaye ute? Nabaga nambaye imyenda najyanye mu kazi. Nta na rimwe se wowe wigeze umasa umuntu? Urumva wari ugiye mu kazi utamenyereye, utangiye kurambura ibiganza ku mugabo, nta na rimwe wigeze wumva kabisa mu mubiri wawe hari ikintu gihindutse? Habe igihe cyose wumva ikintu cyose uri kugikora uri mu kazi uba uri mu kazi. Ni ukuvuga ngo bo barabishakaga ariko we ntugire ikintu na kimwe ubitekereza? Nta na kimwe nabitekerezagaho pe, numvaga ko ndi mu kazi gusa. Noneho byongeye bitewe n'amafaranga nagiye mu Rwanda mbona, njye naragiye noneho ntangira kuyabura. Wumve nimba ndamutse mvuye mu Rwanda ni urugero wenda mu kwezi nshobora kubona nk'ibihumbi 100, nkaba nagera mu gihugu cy'amahanga muri kwa kwezi nkajya mbona ibihumbi 4. Ibihumbi 4 bikaba ari ibihumbi 40 by'amanyarwanda. Urumva niba narakoraga 100 ngakemura utubazo twose, nagera aho ngaho muri Kenya ngatangira kubona ibihumbi 4, ntabwo njyewe icyo gihugu nigeze nyishimira muri bake. Okay, noneho rero ese abo mwakoranaga ubundi ibisanzwe hari massage twa body to body. Body to body nabonye abantu benshi bayivuga ni uburyo ukora massage akuramo imyenda yose, n'uyikorerwa agakuramo imyenda yose bagatangira gukubanaho ibice by'imibiri. Ese wenda nk'uko nk'iyo umugabo yazaga ukabona akuyemo imyenda yose, hari icyo nakita wenda kurangiza cyangwa se kurangiza subizi ni Ikinyarwanda, abana bo ntabyo bazi, ubwo ni ukurangiza akazi. Ese nk'umugabo wakuragamo imyenda uko biri kose abaga afite irari, nawe wazaga aho ngaho ukabona wenda asize yanduje aho mwateguye kumukorera ibintu nk'ibyo? Iyo yahanduzaga wazingaga bya bishuka bakaza kubifura, kuko nyine ntabwo nabifuraga. Ubwo birumvikana warafuraga. N'iriya somo wakuyemo rero? Isomo nakuyemo ni ukuvuga nyine kugenda wirukanyira ahantu utamenyereye ntabwo biba ari byiza pe. Noneho rero reka nkubaze iki kibazo gikurikira. Ese bagenzi bawe urumva wowe bagusabaga ko wabakorera body to body cyangwa se ukora massage cyangwa se akavuga ati nakwishimiye nsayidira gutya na gutya, ntago bagenzi bawe mwakoranaga bo wabonaga bo ibyo wangaga gukora bo ntago babikoraga? Ntabwo mbizi kuko nabababeshiye mvuze ngo yego cyangwa hoya, kuko ntabwo nababonaga. Urumva hari igihe yego kamane komeza uvuge. Kuko nimba agiye kumasa umukiriya yagendaga n'umukiriya wa 2, kuko ari abagore barazaga, ari abapapa bazarazaga, hazaga ingeri nyinshi zitandukanye. Ukurikije abantu wamashe cyangwa wakoreye massage, hari n'ikintu cyitwa ubutinganyi. Ntabwo wigeze umasa umukobwa ukabona umukobwa uri kumasa akujemo kukwifuza kandi nawe uri umukobwa? Oya, ntabwo byigeze biba. Okay, ni byiza. Ariko abagabo bo wabonaga ko kenshi na kenshi bagwaga muri uwo mutego? Abagabo kenshi na kenshi uwo mutego bawugwagamo. Ese wenda muri massage iyo abagabo baje cyangwa se abagabo wakiraga muri massage, wabonaga mu by'ukuri baje gukoresha massage wabonaga bakeneye kuruhura umubiri cyangwa wabonaga ari irari baga bagukunze? Ibyo ntabwo ukurikije uko ubibona nyine? Uko mbibona ngiye kuvuga ngo byaba bimeze gutya nabambeshe cyangwa se nk'abanyetsi wenda ibyo batakekaga. Yego, ibintu byiza. Nimba ko ndi kumwe na Nyampinga, umukozi ukora muri salo zitandukanye, ukeneye makeup, ukeneye imisatsi, dread n'ibindi bijyanye n'ubwiza, niwe wenyine mu mujyi wa Kigali ushobora kugufasha rwose. Ikiza kurusha ibindi byose ni uko ashobora kugusanga aho uri hose mu gihugu. Bafite ikoranabuhanga cyangwa se ubwo n'ibyuma n'amapikipiki n'amamodoka ashobora kukugeraho mu masaha 24 bakaba bakugezaho. Niba ufite ubukwe, makeup barakugeraho. Bafite uburyo bworoshye cyane, amamodoka n'amapikipiki, ari n'indege birumvikana uri hanze y'igihugu, aho bagusanga chopper cyangwa se kajugujugu ziroroshye kuba zakugeraho.
ibi ndabeshyera hari ubwo mbeshye ibyo uvuze ni ukuri. yego buriya abantu babyumve baguha akazi bakorera. Wenda urumva wagiye muri Kenya ugiye gukora salon de coiffure, ugezeyo utangira gukora massage, ugize ngo ugiye no kuyikora, abo ugiye kuyikorera uhura n'umutego w'ababaga bafite irari bakifuza ko igikorwa cyo kubavura amavunane gihagarara, ahubwo hagakurikiraho igikorwa cyo kubaruhura umubiri, ishimisha mubiri nyine. Iyo mibereho yose wabayemo muri Kenya, ntago wigeze wiyambaza umuryango wawe, ni mama ni papa, ubabwira ati nyabuna nimuntabare mbayeho gutya, mutabara umwana wanyu? Oya, ntabwo nigeze mbikora kuko namvaga ko n'ubundi kuko papa n'ubundi arambwiraga ati urimo urajya hehe ko amahanga ahanda wagumye mu gihugu cyawe. Donc na bakuru banjye barambwiraga ati mu Rwanda ko habona amafaranga, hanze urajya gukora iki? Yego. Urumva nyine kuko nanjye numvaga ko ngiye nyine kubona amafaranga menshi, numvaga ati kanjye kuyaragura amafaranga. Iyo twahamagaraga nyine barambwiraga ati ntabwiraga ngo meze neza, usibye ko kunyigerayo ntabwo byari bikunda, kunyigerayo ntabwo byakundaga kugira ngo tuvugane kuko njye nagezeyo simukadi yanjye y'inyarwanda isa nkaho yiboroka kandi ndende simukadi. Birumvikana nuko wari wasohotse igihugu kandi MTN ntabwo ihagera. Hanyuma rero umuhungu mwateretanaga cyangwa se uko biri kose ufite urukundo, ufite umuntu ugutereta, we yabifashe ate? Ntabwo yigeze agutabara avuga ati urukundo rwanjye ruri guhangayikira mu mahanga reka ndutabare? Kandi naramubwiye, ntabwo nigeze mubwira. Nuvuga ngo wagiye utamusezeye? Ni ukuvuga ngo uwo muntu wanjyanaga nta nubwo yamagana umwanya wo gutoragura amabuye. Ibaze. Kuvuga ngo buri kanya Nyampinga numva nimba ari ikintu dupanze icyumweru kimwe yahoraga ampamagara bibaza ryari bimeze gutya na gutya. Ariko muri rusange agira ngo akurye ibiceri. Yego. Hanyuma Nyami, mu by'ukuri urugendo rwawe kuva mu Rwanda ujya muri Kenya ni rurerure kandi rufite amateka arimo isomo ku rubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange, sibyo? Urubyiruko rukwiye kwigiraho rukigira ku mateka banyuzemo kugira ngo ibintu bigenze neza. Ngiye rero ndi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ariko uko biri kose hari ikintu uba wifuza kubwira abantu bagukurikira cyangwa se abantu bagukunda, n'abandi bashobora gukenera kukuganiriza. Gira icyo uvuga cyangwa se mu munota umwe yenda gira icyo ubwira abantu. Icyo nabwira byongera urubyiruko rwinshi nyine rwifuza kujya hanze, kumva niba ugiye hanze n'ibintu byacitse, ariko njyewe muri make narugira inama yo kwicara ugakora amaboko mu mufuka, bagashakira amafaranga mu rwababyaye. Ahantu hose amafaranga yagusanga, ushobora kujya hanze, wajya hanze ugapfirayo n'iwanyu ntumenye n'umurambo wawe aho uri. Good, ariko nari nibagiye kukubaza aka kantu. Ese ukimara kugera muri Kenya nta wigeze yifuza kugukura muri Kenya agahita akujyana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu? Usibye umwe wambwiye ngo tujye mu kindi gihugu nimba ari cyahehe, nibagiwe hari umwe Mozambique sinzi icyo ari cyo n'ubwo icyo ari cyo. Somalia? Ni muri Somalia. Ye baba mana mu yari ntambara. umurundi nyine ambwira ngo tujyamo, ati wapi mani njyewe ntabwo nsubira hanze, umwanzuro mfashe ngiye kwitahira. Nimba n'ubundi mu Rwanda ntacyo nari mbaye, yego amafaranga nari mfite yose nayakuye kuri konti ndayakoresha, ariko nzongera nshaka ayandi. Ariko nanone kuva n'ubundi nava muri Kenya narapagashije amafaranga ndayabona, maze kuyabona nyine ayo mfite nayo ngayo. U Rwanda ntacyo narushinja, ni u Rwanda rwiza, dufite umuyobozi mwiza. Twicare urubyiruko, ndetse nabyo urubyiruko dukore amaboko mu mufuka, twicare duhiga amafaranga, twicaye iwacu tuzayabona. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha kubw'umwanya waduhaye. Ese nituramuka tugukeneye tuzongera tukubona Nyami, ibisezerano imbere ya kamera? Okay. Muzambona nta kibazo. Thank you very much. Murakoze.